ngenda ndashaka kumenya impamvu ifunzwe. Itangazo hashingiye ku itegeko nomero 12 akarongo ka 2014 iraterire usinyizi sinzi kivuga niba ari second simbisi ryo kuwa 19 ryo kuwa 19 Gicurasi 2014 rigena imitunganyirize y'ubukerarugendo mu Rwanda cyane cyane mu ngingo zaryo ya 5 ya 2029 ziteganya ko buri kigo gikora mu rwego rw'ubukerarugendo kigomba kugira uruhushya rwemewe rwo gukora zikanaha urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB ububasha bwo guhagarika cyangwa se gufunga ibigo bitabyubahiriza. RDB itegetse byanditswe muri bodi itegetse ko ibikorwa bya hoteli Chateau Marara bihagarara nyuma y'iperereza ryakozwe byagaragaye ko iyi hoteli ikora nta ruhushya. Icyo ni icyambere. Bityo aho hantu hasurinye ako kantu gashyire mu ibara banzu hasurinye imaze igihe kingana iki memuretse ibyo ngibyo si twabigeraho twabivuze banzu hasurinye bityo ikaba itarubahirije amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda guhera ku 22 Nyakanga uyu munsi. Abantu bari ku buhanga bw'ibyuma mwese munshakire amafoto yafashwe kuri iyi hoteli n'abantu bagiye abaribo mumfashe ningira Imana mbone hari umuyobozi wahanyuze mudufoto munshakire umuyobozi niba hari abayobozi bahanyuze nashaka bari mu mudugudu ntabwo nabishaka mudushakire n'amavideo n'ibiki byose y'abayobozi guhera kuri uyu urafite mushake muzane guhera kuwa 22 Nyakanga Hotel Chateau Marara ubwo ni munsi nonaha ntiyemerewe kongera gukora gukomeza ibikorwa nyuma y'itariki bizafatwa nko kwica amategeko igihugu kigenderaho bishobora kuvamo ibihano bikomeye kongera gufungura bizasuzumwa ari uko iyi hoteli imaze kuza neza ibisabwa ngo ihabwe uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo no kubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko byose. Abantu bose bakora mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu baributswa ko kugira uruhushya rwemewe rwo gukora ibikorwa by'ubukerarugendo biteganywa n'itegeko. Uru ruhushya rugaragaza ko ibikorwa byujuje ibisabwa by'ibanze ku bijyanye n'umutekano, serivisi nziza n'imikorere hagamijwe kurinda ababagana ndetse n'urwego rw'ubukerarugendo muri rusange. RDB izakomeza kurengera ubunyangamugayo, umutekano n'ubunyamwuga mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu mu Rwanda. Ku bindi bisobanuro bashyiraho nimero zabo n'ibiki bikoze ku 21 Nyakanga 2025 urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Tangazo mu by'ukuri iyi hoteli ntabwo yigeze ifungirwa gutanga serivisi mbi mu rwego rw'amategeko ntabwo yigeze ifungirwa gutanga serivisi mbi ahubwo iyi hoteli ntabwo ibaho mu Rwanda yego nibyo nicyo kirimo iyi ni inyubako si hoteli uretse gato iyi nzu mu nzu z'ubukerarugendo mu Rwanda ntibamo iriya ni inyubako gusa nyine iraho. Icyambere Rwanda Housing iyo yamenye ko iyi nzu yuzuye cyangwa ntabyize ikigo gishinzwe kumenya ko izi nzu zukomeye zuzuye nini. Rwanda Housing se ntibakira leta gusa oya mu nshingano zayo harimo no kureba ibiza bikorera gusuzuma hari inyubako runaka bitewe n'urwego iriho. Iyi nzu ituye yubatse hagati mu mazi iri ku mazi nyine ifite ukuntu yubatse ishobora kugira risike ziri hejuru ntekereza ko itabura kuba yagenzurwa na Rwanda Housing cyangwa ikindi kigo gishinzwe kugenzura ko inzu zikomeye zubatse bikurikije amategeko. Nubwo buziranenge itabwujuje nk'uko bivuze. Icyambere niba koko inzu ingana ityo nta mafoto murabona y'abantu bagiyeyo mu bihe binyuranye niba iyi nzu yarubatse nibuka ko kuri Space hari umwe mu bantu nzi ko bakora muri RDB bumvikanye muri iyi Space cyangwa bakozeyo cyangwa bafitanye isano nayo ngo ubundi se ngo aba bantu baba bazi ko iyi hoteli itagira n'ibyangombwa arabivuga gutyo birarangiye gutyo arabivuga ngo yari itaratangira gukora arabivuga ngewe nonaha niba koko iyi hoteli yarubatswe igafotorwa ikamamazwa cyane ikajyamo abanyarwanda barenga abo twabonye bavuye bavuga ko bahawe serivisi mbi. Iyi hoteli ntabwo ifite ikibazo cya serivisi mbi, ifite ikibazo cy'uko ikorera mu Rwanda, ikigo kikaba kiyoborwa na Africa RDB. Ikibazo na RDB ntabwo ari hoteli. Ni gute ushobora kumbwira? Reka mbaho urugero rw'ibintu byaje hano mu gihugu bikaba bigahemukira abanyarwanda. RDB byanditse byose bigomba kubibika. Munshakira ushinzwe amahoteli muri RDB
kanze mushaka mu gihe bashinzwe n'ubukerarugendo mu gihe cya cogamu wari ushinzwe aya mahoteli baramufunze baranamwirukana bavuga ngo hari aho basanze ngo amahoteli namwe ngo batarayagenzuye ngo bataratanze serivisi inoze. iyi hoteli ubwo ngubwo icyo bamushinjaga ngo yazihaye inyenyeri ngo zisumba izo zifite, none uyu nguyu utarigeze atanga inyenyeri n'imwe akaba ataranamenye ko ikora, yirirwa ku mbuga nkoranyambaga n'amateleviziyo n'ibintu byose. hera muri Rwanda Housing tubanze tumenye kwanza ko no kuba abantu bajyamo bagasohokamo atari amahirwe bagira itagombye ko yarabaguyeho. Iyi nzu ubundi niba itaratashywe abantu kuryamamo bugacya itabarushye muri iki kigo byo ni gute abantu bashobora kubaho kubw'amahirwe? Dufite ibigo bihemberwa n'abakozi bahemberwa bashinzwe imisoro y'abaturage dutanga icyuya cyaturenze, ukambwira ngo inzinga n'icya yakoraga itagira ibyangombwa. Ndabaha urugero rw'abantu baje hano bagahemukira abanyarwanda, dufite abantu babishinzwe hakabura umuntu n'umwe ubiryozwa. Ari nayo mpamvu twumvise inkuru za paka twese tukirwa tuvayo, uyu yashubije atya bakabyina mu mafaranga y'abanyarwanda n'imisoro bagataha, na paka ibabaza nayo tukayihemba nayo igataha. harya ubwo muri departoma za RDB bafite ushinzwe ibigendanye n'amahoteli n'ubukerarugendo nibyo. Uretse gato ngaruke nkwereke kandi wenda tubyayitiranye, hano haje abantu biba amafaranga abaturage baramamaza kuri televiziyo kugeza ku y'igihugu. yego abakozi ba beneri nta n'umwe wigeze abona ko hari umuntu urimo kwiba abantu, ngo azabaza ati ariko uyu muntu wamamaza uyu muntu uvuga utya ninde? Ibyo birahita abantu baratwiba baratuyogoza baragenda, haza n'abandi. Beneri bura n'umwe iryoza icyo kintu, buracya amafaranga y'amanyarwanda ku isoko avaho, amafaranga yacu amaze guta agaciro ari hafi kungana n'ay'ibihugu bimwe na bimwe hano. wibivuga buracyambaza perezida ni mu Rwanda n'ugiye kugura imboga atangiye gutwara amadolari. Beneri yabyutse itanga itangazo, Beneri ifite abakozi bashinzwe kugenzura ko amafaranga uko bigenda, ari icyo ashinzwe gusa niko kazi ako konyine. RDB ifite abantu bashinzwe gutanga ibyangombwa no kugenzura ko hoteli zikora. Hoteli si itya cyangwa inzinga n'itya yubatse ikadezayininga itya, umushoramari uri hano danzure n'ahantu yubatse gusa hoteli mwiyita hoteli betse gato bayihagaritse nyine, ariko twebwe twayimenya ari hoteli cyangwa tuyimenya ari iyo abanza ibyangombwa bya Minisiteri y'ibidukikije rema bya bigo byose. ubu ibyo byose nta nubwo ibyingibi bibizi. ahantu hateye n'inkeke kwanza Rwanda Housing tujya ku by'inkeke kuko no mu mazi umuntu yakubakamo inzu. Abantu barubaka pe, ariko ikibazo dufite niba umuntu atavuye ku bw'amahirwe, ikibazo kiri hano ni kimwe. iyo habaye iki mu by'ukuri, usibye ko bariya abakobwa na famire zabo baburanaga ko bari ibyo kurya bibi bifite umwanda, bishobora kuba biwufite cyangwa bitawufite, ko hano ntabwo RDB irimo kutubwira ibijyanye n'isuku n'umwanda kuko ntacyo yabivuzeho. Dore icyo babivuga cyatumye bayifunga, iyi hoteli ikora nta ruhushya, nicyo gifungiye iyi hoteli. ubu se ubundi yatangiye gukora nta ruhushya rero. abayobozi barebaga he kandi ese mwabuze ifoto nimwe y'abantu bagiyeyo? Nta foto nimwe. Abayobozi se nese ubu ntabwo yatashye. ubu meya w'akarere ka ubu ntabwo bayitashye se, w'aka karere ka Karongi ntabwo azi ko iyi hoteli ikora. ese ubu ntiyayitashye. ushinzwe ubucuruzi muri aka karere ntabwo azi ko birimo kuba. ba guverineri babiri baze gusinya ko batatu ntabwo bazi ko iyi ikora, ntabwo bazi ko iyi nzu irimo gukora. none amabase nirya, none hari n'umunsi hano hazinjira umuti ikigo gishinzwe kuwugenzura ntikiwurebe, twamara kunywa ba mbere bagubanura abantu bapfuye, haboneka uzwi ushobora gukomplaininga umuti, bakatubwira bati koko ntabwo wemewe nusohoka, abamaze kunywa tuzajyayo umuti se tuzirengera ingaruka. uwawutugurishije we ntacyo azaba. none uwawutugurishije n'ushinzwe kureba ko waje ari muzima bo bajyayo. ubu hano Musanze ntabwo bahagaritse gitifu n'ushinzwe isuku cy'igihe gitoya, areba wenyine gitifu se w'umurenge ngo isoko ngo rifite umwanda, wabusogo se bamuhagaritse ukwezi adahembwa, azira ako kantu konyine, azira uriya mwanda. ushobora gusanga afite ibindi yarashoboye, ariko kubera uburangare bw'abandi benshi bakavuga ati ubwo byavuzwe ntihagende ubusa, reka dukubite uyu tuba ari we turimbura. none iyi hoteli niba yakoraga itagira ibyangombwa, RDB
mutegereza ko umuntu aza kubabwira ngo nafunguye. Mwebwe nk'abantu bafite inshingano ntabwo mubona ikintu ngo mubaze iyi ni inzu yafunguwe, murabiyoberwa. ariko narababwiye iyi ntabwo igihe imaze ntabwo inzu iri ku rwego rwo kumara igihe uzi iyi nzu ukuntu imeze se? Barabizi aho imeze nka rwa rusengero rwo kuri stade nuza Bekare na ninde wa mudamu hari igihe twandi wa mubyeyi se bafungiye pasiteri Kabanda Julien RGB. Uriya muntu yakoze ibiterane ibihe n'ibihe, ejo bundi abantu bose babizi RGB ibiradutse. hari n'umukobwa twari dufitanye gahunda nawe arambwira ati igitaramo baragitegura baramamaza bakora ibintu byose. umunsi wa mbere arabatiza arabwiriza abantu ngo bakize sida, abandi ngo bagize bate, byose bareba. haba event, ubuyobozi bw'akarere bukajyamo, ibirori bigataha, twese tukaza. kera kabaye aho bisubirwamo RGB byukiye itari ku rusengero ntirwemewe, kandi byarabaye birangaho kubatiza. ariko uyu yatangiye gukora rya atari ko akora ibyo tutamuhereye. ubundi byaje ryari kera kabaye abana b'abakobwa n'umuryango basohokeye ku mafaranga yabo bariye ngo ibitaribwa, bati ntabwo iyi pura yagura amadolari 35. yego utabura kuvuga ko agera ku bihumbi hafi 45. bati yo bati kumbi burya mwana biryaga ntabwo ikora. hanyuma umuntu ushinzwe kugenzura ibi bintu ari aho ngaho ari guhemba mu ngengo y'imari y'umusoro nasoze ejo bundi kuri 15 hagomba kuvamo amuhemba. si byose cyane n'ukwezi gutaha kuzamuhemba. niyo mpamvu umuntu yinjira muri paka akavuga ngo nibyo tubisabiye imbabazi bikarangira. bati se Buri munsi, ko buri mwishyuye munsi. umuntu utarakoze mukamwishyura amafaranga yose ntacyo yakoze, ati nabyo tubisabiye imbabazi agataha. nanjye ndaba abacuruzi umwagozi najya nkora bene ibi. ibase ya miliyoni 2 tubisabye Ntabwo twari imbabazi tubizi ariko twabisubiyemo tuzayigabanya. iyi nyubako ni nziza. hanyuma icyo tukirangije icyo tukivuyeho ni icya RGB nk'umuntu uhari ushinzwe gufasha RDB gufasha abashoramari. uyu muntu ubwabyo kumushyira mu kago cyo kuvuga ngo hoteli ye batangiye kunenga serivisi. Yego. mwe nk'umuntu ushinzwe ubukerarugendo wakabaye iyi hoteli n'izindi nkayo zikuraza ishinga cyangwa ziguhangayikisha, serivisi yabo uyigenzura buri munsi kuko ushaka ko biba ikirango cy'igihugu nk'umuntu uri kuri ako kazi ufite mu nshingano. ahubwo igisekeje bayitaga ikirango cy'igihugu n'ubu ukanajyayo ukabaza uti serivisi mutanga ninde ushinzwe marketing hano, ninde ushinzwe customer, ku buryo ujya ukanakoresha bakagirayo n'ibiro ukajya ugakoresha training ukabaza ibibazo ukasuzuma manager kugira ngo bijye kuri standard. akarere kose ka Karongi uzi ko Karongi nka kamwe mu turere tw'ubukerarugendo. RGB hemukiye abanyarwanda hemukiye Erega n'umushoramari. na RDB ntabwo ari RGB. ntabwo ari umushoramari gusa n'abandi bazaza ibi turi mu bukerarugendo by'amadini tubigarukaho nubwo tuzajya muri RGB. i Karongi nka kamwe mu turere dufite site z'ubukerarugendo. Ntabwo. utekereza ko RDB itafite ofisi inakomeye? kuba itahafite ubwabyo Irahafite. n'uburangare. nibyo navugaga ahubwo ni Ikwiye hoteli kuba- ubwayo bagombye ko harimo ziriya ibiro hoteli ziri hariya ku mazi byabo. niba ari ahantu h'ubukerarugendo bakwiye kuba bafite ofisi Musanze, irahari iyo ngiyo yo. bakwiye kuba bafite ofisi Karongi ibafasha kujya kuri Nyungwe no kugaruka kuri aya mahoteli. yego bakwiye kuba bafite nk'uko bafite ama ofisi ahantu runaka. none mu by'ukuri uretse kuvuga ngo basanze yarakoze adafite ibyangombwa ataremererwa, yego uyu mushoramari we iki cyemezo cya RDB kibwiye undi muntu nawe uri i Burayi ngo zana amafaranga yawe nawe ushore. Erega ni yango. iki cyemezo bafashe Erega ni cya kindi wavugaga Iki- kanini. iki cyemezo bafashe bahamagaye undi munyarwanda w'umushoramari ngo nawe uzaze wubake ikubyiye gatatu ku Kivu cya Rutsiro. ntabwo yaza. uyu se we bamufashije nose izo Bagombaga miliyoni kuza, yaba cyuzuza Rwanda Housing ikaza igasuzuma ikamubwira iti terebye cyangwa kakarabura, yaba agitangira gushyiramo intebe RDB ikatangira kumugira inama ikamubwira iti mu by'ukuri ibyo ukora nibyo ariko ukurikije aho isi igeze n'ubucuruzi n'ubukerarugendo hano hantu ukwiye kuhashyira nko hejuru y'iyi nzu. Yego. uza ushyizeho anteni ugashyiraho idarapo ry'u Rwanda ukuntu hano hantu haba hasa neza umuyaga urihuha kugira ngo uyu mucuruzi yishimire ko yasanze urwego rushinzwe gufasha abacuruzi yego mu bukerarugendo nawe kandi akora ibizunguka bitari bushyira abantu mu kaga nk'induru yarotaga ejo bundi. nyamara na Rwanda ariko baramufashe RDB irimo gukorera abacuruzi. ni nk'ukuntu ngewe kwa muganga nabyara muganga akambwira ati ko umwana rero wamwonyeje atuye umwana se utariko ntabwo bivuga ko abatonse bose batabaho.
gutyo pe umwana ashobora kubaho cyangwa ntabeho. Icyo kibaye kuri iyi hoteli. ibigo None se- byose bishinzwe ubugenzuzi nibwo bagiye gutangira kumugenzura Batinye kuvuga ko bayirega serivisi mbi kandi batarayakiriye. batarayakiriye. ariko nababwiye ko rimwe na rimwe RDB hari ukuntu imeze nk'umubyeyi ugurira umwana imyenda y'ishuri akamubwira ati genda akamwihorera Ntamenye ishuri agiye. ntamenye aho agiye kwiga oya iyo batarayimuguriye iyo banayimugurira bakamubwira ngo genda. Oya. bashaka nyine kuba bagurije ubu na mu Rwanda bitabo Housing iraje imanuke ngo yango Yewe. muzi n'ikindi. ibintu byo gukora ubukerarugendo Ubundi iyi kesi ijemo ibintu bibiri. Iki cyemezo cya RDB gifite nk'abashoramari nk'icumi bazinze baga zabo bazisubiza muri garderobe bari baje. ni cyane rwose Iki cyemezo cya RDB cy'uburangare gitumye ahantu hari buzaba isoko ryiza twese twamamaza ku gihugu cyacu hasibangana kubera ko abantu bagiyeyo ngo bahagakorwa. Ngerege ejo bundi navuganye n'umuntu wari uri muri buriya bukwe, yarambwiye ati ahubwo nuko byaje kuvugwa na bariya bana bakabivuga mu buryo bwabo bwo gutwika no kuganira. ibyo bivuga Ati abasaza habereye ibitangaza iyo bivugwa ati nuko abantu bakuru tutagira amagambo. Atari ko hari ahantu hatangaje. Hari na bamwe mu bantu bimutse bajya kurara ku yindi hoteli kandi bari bafitemo ibyumba. Kuvuga ngo koko nk'uko RDB bivuga hoteli yari itaratangira gukora, noneho babonye abakiriye ntibangaje abakozi b'ibiraka ngo babakorere. baguma nabo bake bari Bagumana bafite abantu bari aho bari basanzwe bacunga bakira bakora baje amasuku kwifotoza. n'umutekano. baba aribo bajya guteka Baba aribo bakora ibintu n'izindi bisanzwe. serivisi zose Bituma rero ibintu biba over ku bushobozi bwabo bisumba, ariko ntibabikoraho. Mu by'ukuri RDB uburangare bwanyu mwahemukiye abari bateguriye ibirori byabo kubera uko inzu isa neza, muhemukiye umushoramari, muhemukiye idarapo ryacu ry'ubukerarugendo. Ibyo bintu uko ari bitatu, kubera rero ko ntawe wo kubibaza uhari. Mama mpupu cira hano twikubite Akagufuri. ntibazongere pupu birarangiye. reka mpite nshyira akagufuri Iyo niyo Ubuyobozi. bajenga. Ni ukuvuga ngo hano umuntu iyo yananiwe gutekereza icyo gukora arafunga. Hari barabizambije. umunsi perezida yari ari muri nteko arahiza abaminisitiri ati nayo indwara mu Rwanda narayimuboneye ni ingufuri. Uyu muntu niba basanze ibyo akora atari byo barimubwira bati shyiraho iki shyiraho iki shyiraho iki. kora ibi ngibi Birangiye. yuzuze Baranza Iby'amatangazo bakanaza bakavuga bati koko nk'uko abavuga ko bahawe serivisi mbi twabisuzumye dusanga koko serivisi itaranoze, ariko mu mikoranire y'ikigo cyacu mu mikoranire n'umushoramari hari ibintu yabishyize kuri standard, muzasubireyo murebe niba bitarahindutse. Ukaba wamamarije umukiriye yego kandi wanamukosoye uranamuhana internal. kandi nawe amakosa wakoze mbere Rega ni nazo nshingano kuko nabo bafite zawe. amakosa. None Ubundi ubu baravuze ntabwo ari bati ukumuteragana. none aha ikibazo. baravuze bati ubwo bariya bantu bagaye ibyabaye ahubwo natwe tukaba tudafite icyo twakoze katurimbura umushoramari. dufite ikibazo cyo kwirirwa muri birozi mu biro tutagera kuri tere neza ngo iyo turebe. bayita birokrasi Ibi ntabwo ari ikibazo cyo kugera ku biro. none se kuba niba Kugera ku biro se kandi bamwe barageze hariya. niba ibyabaye ikaba yarakiriye abantu bakomeye, ikaba yagiye ikorerwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, Uzi kwakira ahubwo ibyo Ariko yabikoraga bitarasuzumwa. nkaki nka hoteli yabikoraga nkaki. Kanguha urugero Eh. muri bari abantu batetse batari abanyamwuga cyangwa bakoze serivisi wenda batabizobereyemo, iyo hagira ukora ikosa agatanga nk'ibyo kurya nk'ifi imaze iminsi muri firigo, kuko hari ukuntu ibyo kurya uko bitinda birimo uburozi, Yego. hakaba hari umwe mu bana baje aha ubushobozi Ntibikabe. bwe yego ubushobozi bw'umubiri we bukaba butari bwashe kwihanganira ibyo bintu, akarya uyu munsi akaba yagiye nko ku bitaro ntibikabe akabura ubuzima, nyiri hoteli aba afunze. None ugasigara wibaza ngo byagenze bite kugera ubwo tugeraho umuntu wacu yasohokeye kuri hoteli akahaburira ubuzima, byagenze bite kugera ubwo umushoramari waje ashaka guteza imbere igihugu cye yisanga afunze, kandi hari urwego bahashyize Rushinzwe kubisuzuma. ruhagarika rukumira. Niyo mpamvu urabona abapolisi mu muhanda buriya niyo batagira imodoka bahagarika ariko bakambara iriya myenda bagahagarara, iyo uhageze. baba bamaze gutanga ikimenyetso cyo gukumira. Iyo umubonye No hari ibyo gukumira. utakora, niyo waba uri igisare uravuga uti ntabwo nabikorera mu maso ye. yego Urabona nubwo na kwa kundi abantu bagenda bavugira kuri telefone, iyo yikanze umupolisi nibura arayireka, yego bivuga ngo uwo mupolisi kuba hari yakumiriye. Yego. None RDB yikumira ryari? RDBC itanga ibihano. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu ni umuyobozi. Iyo umuntu bamwise umuyobozi rero afata bya bindi nemeraga by'amafuti ntabinyiciremo, akabimbuza akanjyana ku bizima ngo nkomeze ngende. Niyo mpamvu bavuga ngo nutanga igihano ujye utanga icyo gukosora. ni ugukosora nicyo gihano ga Hano RDB yahemukiye abakiriye,
irangije ihemukira umushoramari. yego nubwo bombi bafite uko nyiri hoteli nawe yafashe risike agakora amakosa yo kwiyangaja kandi atarahabwa uburenganzira, ayo ni amakosa akwiye guherwaho igihano. ariko uwakakimuhaye nawe hari ibyo yakoze, we ni umunyamakosa, we nta oya ukoresha iryo jambo ntacyo ni umunyamakosa, irindi ryihorere ndaryumvise ni menshi. yego ni umunyakosa rinini, rinini cyane. ndabyutse nkubita mu kanwa mbujije kuvuga buriya. dore ibi niyo mpamvu muri East Africa twaje ku mwanya wa mbere abanyamakuru mu bwisanzure, nk'ubu mbujije kwisanzura. isanzure neza ariko mu gitondo ukuntu buba butaracye. yego nibyo ariko ubundi mwaje gusanga ari inde? mwaje gusanga ari inde uyobora ubukerarugendo? muri gitondo zana ifoto hariyo, tuzanire ntuza yose. siniye management ntacyo, reka nzane bose ntacyo, zana management ifoto yabo bose tubashyire hariyo. Afurika hano rero utangiye kutubana umunyakarere pe, na Afurika ntiyuzuye. Afurika hano arimo aratugira ati reka nza mbikuzanire byihore, ntukire umuntu umwe gusa. Afurika hano tubanye ate? ubundi ubu ni ukumenya igihe Afurika yajyaga kuri zipline ntabwo yaba yarahaciye. wapi ese mwabuze amafoto y'abantu bagiye kuri iyi nzu babayobozira? ntabahari. nanjye mfite ikibazo kuko cyagiye igihe bajya kuri zipline ko nabonaga abayobozi bose Nyamagabe, Karongi, Nyamasheke. ntabwo ubwo bamubwiye n'ubundi bukerarugendo n'iyi bose se bashobora kuba barafite ntakantuze se barahafetiye akantu se ubwo bo haba harabuze akabayeyo bakabona ko serivisi zitagenda neza. bameye bari abahanga babazaga hoteli ikagira serivisi nziza, bakaba ariko bajyana umuntu yaje niho amujyana. ubu ntago bamujyana, akamubwira ati ibi bifite n'abantu benshi. dore ngiye siniya management yabo uretse igirayo n'isomeri chief executive officer chief deputy umuyobozi Jean Guy Africa by'ubukerarugendo ni ibyande. komeza ariko Juliana Kangira Muganza deputy chief executive officer. uretse ndimo ndashaka uretse Irene Murerwa niwe nyirabyo, chief tourism officer. ibya tourism ngende Irene Murerwa uretse aratwambika visit Rwanda, turavisitinga iki ibiri hano byazamuye. visit Rwanda uriya niwe wafunze. we yafunze RDB tujya gusura icyayi. RDB se ni umuzimu. we si umuzimu ariko uriya ni ugomba ese kugira, ko mbona wanga ko tumuvuga? uriya ni ugomba kugira ibiro ahantu hose. zitukwamo uyu nguyu chief tourism officer se. yego oya ariko zitukwamo nkuru hano bavuze ubukerarugendo yego cyangwa bavuze uburobyi? n'ubukerarugendo. uriya rero ni n'ubukerarugendo bigeze bavuga uburobyi ko bavuze ubukerarugendo. n'ubukerarugendo Murerwa Murerwa niwe hano. Murerwa ariko aheze mu biro se. Murerwa aripotinga kwa Afurika ariko niwe ubishinzwe nyine. hano rero hari umuntu ukwiye kutubariza Afurika icyabaye, none uko bakonda ibirenge bya Afurika nawe akafata ibya Murerwa nawe akabaza uwo yashyize i Karongi ku buryo ikosa ryabaye buri bifite mu nshingano. ubundi dore biro yuriye mu mano biro ya Murerwa yose ikwiye kuba ifite igisobanura. icyabaye kugira ngo yatanga ibisobanuro ntibyumvikane. Afurika nawe ese wo mu nguni wewe uwo hasi ntagendanye n'ibintu by'ishoramari n'ibiki chief investment ariko uriya yazaho nyuma. yazaho nyuma amafoto yarasohotse ntabwire Murerwa ati tubonye umushoramari imikoranire hagati y'abantu bigira ikibazo. ntabwo bizi ko harimo abantu batajya bakorana n'imikoranire bari abantu bombi bagakora. aho uriho ku ruhande we ni uyifise uyu wa nyuma se uyu wa strategy chief strategy and communication office. ubuso uyu nguyu we yababwiye iki? yari akaba yarabahaye amakuru. Renga ziratubwira rangiye tutwemo komeza turebe. ariko nibyo communication officer nawe ugomba kuza. chief corporate affairs office. uyu we wenda biri hakurya y'amazi. niba se deputy kubundi narinzi ko yirasa. ubundi ibintu bigomba kugira hariya hejuru ariko byazambye. kwanza reka duhere kuri uyu wa communication. ni ugomba kubabwira ati nyamara nabonye amafoto acicikana y'inzu nshyashya hariya uriya mushoramari ubundi ninda akamubaza uyu wo hirya uwo hirya akamubwira ati ni wa wundi waje hano akatubwira akazamuka ati none se n'ubukerarugendo tumugenzure. Murerwa akababwira ati uriya muntu n'uwanjye ntagira ukwasa ari mu kazi kose tugiye kumwitaho. yego simbabeshye iyi hoteli irabagayishije nubwo wenda abanyapolitiki n'abayobozi umugayo nyine ari nka za mpundu za yantuza. nk'ubu yambaye visit Rwanda turavisitinga zirangagi tuzazisura ntituvaye twe kuryama tuburaho turya. urabona hari ikosa afite ahubwo urabona hari ikosa afite niwe wa wundi se nizona hari ikosa afite ntahandi hantu muzira
ntabwo haba muri pereshenze rimwe n'ahandi hose Eh, bagiye ego Ibyo. bazamutse niwe wuyukumbe cyangwa se ugasanga Tuzaza tuwarizimo sibyo ugasanga tujya kwisura amashyamba n'ingagi no mu Kagera no muri Nyungwe bikarangiriraho. hano baduhemukiye kuri Visit Rwanda baze kuza badusaba imbabazi abanyarwanda sibyo banatubwira ko bagiye gukosora amakosa ahari bitwangiriza isoko. none se sikobi ubundi Zana indi nkuru. kabiri kangahe bakubwira kabiri kangahe bagusubiza reka mbambutse murakoze cyane kuri iyi nkuru. umushoramari yihangane Mushoramari yihangane iyi se nayo igiye kuba umuhuza hera ku muhuza umushoramari yihangane iki se we kuki yakoraga adafite ibyangombwa ni uruhinja ngo abantu bose hano buri wese nawe nawe bamuhibye bamunoze seyiseri komite international de croix rouge sese nayo ugiye kuba umuhuza nyuma yo Croix Rouge yatabaye bari mu kaga abandi ubundi kabareka ngo bari mu kaga bigiye gutabara oya kuhuza ni ibireke